kigaragara kiri muri iri tangazo nuko ibyo we yavuze Apotre Mignone ibyo yavuze nka Grace Room igomba kugikora atari byiri gukora. Okay. Yego. I was popping my people, so aho uri hose waba uri mu majyepfo waba uri mu majyaruguru waba uri mu Burundi waba uri mu burengerazuba waba mu burasirazuba waba uri no mu mujyi wa Kigali nubwo waba uri outside of country, we are here for you. You know I'm talkative, KZ. Mr. Talkative, Mr. Smile. So ku bantu bari hanze nababwiye ngo nzamvuga icyongereza mushiti wanjye vandimwe muzi mukuru a translating. So turagarutse n'amakuru menshi cyane ku mihanda ibintu n'ibishaka kubwiza igihugu cyahiye igihugu muri kwaka bro. Nukuvuga ngo rero kuri MJ Empire yacu no yanyu channel y'abanyarwanda muturebe mudukunde kandi buri wese yibuke gukanda subscribe n'ubu. Ndagira ngo manze mbabwire akantu k'ingenzi abantu muri kudukurikira no kuvuga ngo mushaka uburyo muba ready kuko ni ibintu biri kuba kano kanya urasinzira ugasanga mu gihugu habaye ikintu kitabaho ugahumiriza ugasanga umuntu akubise umugore we wagenda ugasanga ngo oya no birakomeye cyane umuntu bari kumufunga ameza abiri gusa abiri akagaruka asanga igihugu nk'ahantu yabaga barahavanyo bashyizemo etaje oya cyane muri make Rwanda ari kwihuta. So nibyo mpamvu babwira ngo babe ready bakore subscribe Empire ngo MJ Empire zavuga ngo Empire MJ Empire iyo niyo channel y'abanyarwanda. Tuzanye iki rero tuzanye amakuru menshi cyane ari muri showbiz ndetse no hanze yayo gatoya kwahera muri showbiz mba tukira aho ngaho mbere yuko dukomeza ntagira mbanze mbwire abagabo mbwa aho mwicaye mwese abagabo mbwa KZ ndabwira abagabo mbwa kandi bavuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo oya nge ndabwira abagabo mbwa bro nese abagabo mbwa baracyabayeho abagabo mbwa baruzuye tu abagabo mbwa ni wa mugabo utinyuka akagenda ku cyuki yitereteye icyuki yitereteye yashoyeho ibiceri bye n'umwanya we bro akakinyuzamo urushyi cyakakinyuzamo ingumi nakwemeye uwo muntu n'umugabo mbwa pe uri umugabo mbwa ndabikubwiye aho wicaye nawe barabikoze nimba no gupanga kubikora nimba no gupanga kubikora uriwe kuko burya ikintu cya mbere cyo tugomba kumenya Imana impamvu yaremye Eva kugira ngo tubitaho n'umufasha hari impamvu yamwise umufasha umva iryo jambo umufasha ukifata umuntu ufite umufasha none ikintu kimbabaza umuntu ugufasha mu bintu ikintu cya mbere kimbabaza ibaze ufasha umwana yarabaye wababayeho neza ufasha umwanya uramuterese umwirutseho rimwe kabiri gatatu umuspendinzeho umweretse urukundo utagira utarereka n'ababyeyi bawe urifashe aho amaze kugukundira akwemereye mukagera no mu rugo urifashe utangiye kujya umukubita umunyuza so gusa nyine ngiye ikintu cyo mvuga cyo wenda tunavuge wenda ko n'uwo mwari atari miseke igoroye yego you know these days muri Kinyarwanda cyane ariko kuvuga mu Cyongereza umusa na translate icyongereza nacyuze I know English bro. Okay. Yego nzaza ngufasha wowe nuvuga icyongereza nzaza muri translation y'abantu badasobanukiwe icyongereza cyangwa miseke igoroye barayizi miseke igoroye subwabiberwa wenda tuvuge wenda umugore aguciye inyuma yego bijya bibaho cyane bajya babikorana cyane umugore wenda akagira gutya agashaka gukora ibintu ugasanga bikoze n'undi mugabo ku ruhande atabanje gukubwira kandi uri umugabo wenda ukora amasegonda 3 bibaho none tujye dukomura icyo dukome n'ingasire ubuse dushima abagabo bimbwa bakora amasegonda 3 tubashime kandi ukubwira ngo icyo kibazo gishobora guteza yamirwana yego nimba ukoza 3 umuntu aragenda ajye gushaka undi niho rero uri buze ukamukubita ngo kuko ufite amafaranga oya umva ngiye ukuntu mbyumva ubundi ngiye mba numva niba umugabo akora ayo masegonda nyine mu bamuvuga ngo atatane urukumva manumva ikizima ntago ari kuvuga ngo bagiye ngo kujya ngo mu gucana inyuma n'iki ahubwo bakicaye bakareba ngo ikibazo kirihe oya nko kuri ibyo bintu hari nk'ukuntu ubusanga nk'umugabo araje atashye yananiwe avuye mu kazi araje yirambitse nk'urutumba mu buriri ni gute atari bukora amasegonda 3 reka nyine nkubwire rero tureke no kujya guca kure turi kuvuga gafaranga ni ngiye ka nkubwire gafaranga rero umva nkubwire bro gafaranga
iki uvuga uziga Gafaranga banza wumve icyo ndi kuvuga yembwira Gafaranga hari ibiri kumuvugwaho sibyo yego kandi warabyumvisha waranabisomye yego gira ndi kuvuga ngo biriya bintu bibaye ari ibyo bibaye ari byo byagenda gute that's the shit bro n'umwana ari byo byaba ari n'ubujije mwana ariko nanone bro byaba n'ubujije umuntu w'umugabo yego hari ukuntu none uzi ikintu gitangaje se ejo bundi mbere yuko bamufata bamufunga yagiye gukora ikiganiro we n'umugore we kuri Isimbi TV bakora ikiganiro ari kubwira umugore ngo buriya ngo umugabo w'umukene ngo aramutse agukubise ngo ni ikibazo gikomeye cyane ariko ngo umugabo ngo w'umukire ngo wagukubise ngo nta kibazo umugore yahekeje umugore yaramakaniye ngo reka ibaza nyine nawe tekereza urumva woremeranya nawe wagiye nago nge sundi sukura mujama mundi ko namubonye ko ameze nk'umuntu ukunda kuzana mutuntu twinuza ameze nk'umuntu ibintu uvuga karuge tubona ararakaye hari ukuntu twaraduhura burange turi inshuti turi inshuti kuri Gafaranga muri inshuti nago ngenja bro nago izingi zari zakomeza kuri Instagram ubona ibiki je ndi kukubwira ibyo ndisiriye sibyo kandi abantu bose tuzirese ngo bakubwire Gafaranga ngiye twarasohokanaga wagira nka gutya nimba yakubwira ati tugiye kunywa inzoga ukabuza Gafaranga mu inzoga Bishop anywa inzoga ndi kukubwira wowe ugiye kuzinywa agiye kuzikugura rega sinkwizera baza wumve arasohoka twaradusohoka tukajya mu gakafe none waba ugiye kunywa inzoga nimba azi kunywa mitsingi wanywa nuza Skol ati ukabona raka nyine Gafaranga kantu gato arakazwa n'ubusane kushatse kuvuga ariko nyine amakuru hari avuga yuko yakubitaga umugore hafi no kumwica hari nabo nagiye mbona noneho banapostinga ngo dore video ngo Gafaranga yica umugore ibaze kuri YouTube abantu ba YouTube namwe mujye mugerageza mureke kutuburira abanyarwanda ugapostinga ngo video yica umuntu birabyo no kubeshya niyo mpamvu hano hari YouTube channel Munyamuza hano tubabwiza ukuri niba umuntu bamufashe niba yavuze ngo yafashwe aba yafashwe kuko naga bayisha umuntu niba yafashwe azira cyangwa kurikiranyweho icyaha cyo gukubita cyangwa cyo kugira gute akubita nk'umugore we cyangwa ibindi icyo nicyo cyaha ubukwe kwandika kuri TikTok aba YouTube tubanze tubyumvikano namwe mbanze mbagarukeho abantu bo kuri YouTube umuntu wifata yego tugomba kujya dukoma urusyo tugakoma n'ingasi yego nibyo uri gushaka views uri kugira gute ariko ukifata man ukifata umuntu w'umugabo kandika ngo umuntu yishundi ngaramuni ngo dore video ni gundi amuniga se barabana ni bataranahura batanazira wenda ibyo yakoze nyine birimo ubwenge buke ariko nyine si ngombwa ngo Bishop umuntu nka Bishop ako Bishop urwana nabwo Bishop kubita umugore we ujye umumara urare ukamubwira ikintu utazi uraye umugabo boro yagurutse ndavuga kabanda igahaguruka imeze neza buriya nta kindi buriya umugore niwe umuntu ushobora kuza akamufasha ariko se reka mbanze mubaze ubundi ku giti cyawe ubona ari iki gituma ingo nyinshi kw'ikigiye mu gihugu zizamo ibintu by'amakimbirane kuri level bagera naho barwana cyangwa bakanatandukana ikintu cya mbere ngiye mbona ni ikintu ubu ngubu cyajeho ngo cyo kuvuga ngo nta n'ikimwe urumva nta n'ikimwe nicyo kintu kiriho ugomba kurya umuceri ukarya n'amakaroni ukarya ngo n'ibigori niyo mpamvu usanga avuye ku mugore we akajya ku ndaya akajya gushaka kuri best ku nshuti ye nyine ikintu kiri kubaho mu bagabo n'abagore harimo muri make ushatse kuvuga ko harimo ubudashima niba gishima irari niryo riri kwica ingo ako nawe mbogo nurigira irari ndarigira ni umuntu kandi ngomba no kurigira ko sindashaka kandi ngiye nashaka sinzakubita n'umugore wanjye urumva biratandukanye nyemeye gutandukanya ibintu irari ryo ndarigira yego rero nyine kuri case ya Gafaranga yagize gutya buriya Gafaranga riganaga ari ubwa mbere atandukanye n'umugore ayo makuru wari uyafite oya Gafaranga buriya naga ari ubwa mbere nyine umuntu nka Bishop nyine aba pasiteri bo kuri YouTube mw'iminsi harimo ibibazo bikomeye cyane baraza gasanga umuntu araje yari pasiteri wenda yanabiziyemo kuko gamije ijambo ry'Imana hacu iminsi ibiri ugatangira agiye mu bintu ngo byo gutwika ngakunde gabone ibiviews byinshi ngagire gute niho hava bino bibazo byose ariko ngiye sinumva ngiye biranambabaza kubona umuntu azakirwa yigisha abantu ikintu we ntagikore ikintu uri kucyumva ariko ibyo ngibyo nakuva na kera icyo cyako icyo kintu uri kucyumva wenda wowe bikoze birumvikana ntago wabibigishije ibikinkora tavuga nyura mutse ukubise umugore nubwo ntawe ukira nawe umeze nka se uri ko Yesu wanagira amahane ku buryo
ngemeze nka Seburikoko kezi kudashaka ngemeze nka Seburikoko ese kudashaka wabuze wese wabuze iki kudashaka nje ntago ndageze imyaka yo gushaka ntabwo ndanahitamo umugore mwiza buriya kano kanya kuntu bimeze nye mfite aba best ufite aba best gira ushake wakuze nibyo nakubwiraga na mitsutsu namubaza ngo kubera icyo udashaka numva yisobana avuga ngo Seburikoko narashaka ngo King James narashaka ngo bamenya narashaka Philipita nyuma yo gushaka na na cano ari ibibazo ariko kugwirira nuramushe oya ese Philipita bimeze bite Philipita rwose je kamubwiza ukuri Philipita twauploading indirimbo rimwe yego na uploading indirimbo yanjye mu munsi narifite 3,000 Philipita natungwe no kubona mu minsi 3 afite 3,000 Philipita mbabara mu bandimwe jya mu budije ureke kuririmba umva nkubwira oya nagari cyo ngiye nakanze ahubwo ngiye nabwira abanyarwanda murabizi Philipita yarihirinze ajya gukora zirandirimbo yasohoye tubwizanye yarihirinze uficarinze ari inisano buretse gato uficarinze ari inisano mukoze indirimbo nziza nkiriya yego ni gute mutari kumushyigikire Philipita pe bamushyigikire umudije rega indirimbo simbi urebye video indirimbo simbi sinzi icyo ariko je we indirimbo simbi yego ariko nyine sinzi Philipita maze kuba Philipita mu bantu no kuvuga ngo yaka uploading ataka uploading n'abasabo banze kujya ubu ngubu maze kugira nk'ibumbe 20 ariko abo bantu se abasabo banze kujyaho nuko abantu bataramenya channel yiwe ntabwo barayimenya none se yayipostinze kuri Instagram reka nkubaze oya rego yipostinze kuri Instagram ntabwo ikina direct abantu bahita bakimenya nose Philipita nuzi ko yagize ibibazo byuko bamuhakinze YouTube channel ziwe ebyiri mwana narabibonye nyine nicyo Philipita channel ye ya mbere y'imiziki ni yari igeze kure yego yari igeze kure siyajya akora indirimbo nziza ziwe amata ziwe featuring ariko se featuring ibwo bikuru yaririmbyemo nyine nasugiye kuvuga ko narakora bo za Philipita uzi sizi nyine rega Philipita ukuntu bameze burani ni nka kwa kundi ubona hanze nk'umu DJ yajya afata umuhanzi aramwishyuye amuhaye ibiceri amukoreye indirimbo arayimuhaye biriya uriya wogosha utera tata siga ko Shema tatu wamuniga uri kuvuga Shema wowe okay ni Shema ni wamuniga wamuniga ni utera tatu wogosha ni wamuniga ntabwo byumvishe se wamuniga ni utera tatu wogosha ni wamuniga apana Shema tatu ni utera tatu wamuniga akogosha yego ni nka biriya noneho Philipita ikindi kintu atakoramo sibyo ko ahitazamo nk'umufinalist bira nibyo abafinalist ariko ni umudije lebe nibyari yakakaya ko ahita nyina komeza Philipita ya umwihanganire para gusebya oya ariko oya ndi kuvuga Philipita nagajya yigora bro ari ni lebe no we indirimbo iri gutangira ibyo bintu byakozwe na Ndimbati niwe wakoranye indirimbo yakoze indirimbo featuringamo abaze gukora indirimbo uzi binaririmbe nyine byari ibintu nk'ibyo tulebelebe ojana nyine je nari ndirimbo igishinwa ariko Philipita se wari nyine mbwira nimba uzi ibintu yaririmbye ngeramo umurongo uzi wa Philipita ni nkukubwira numbwira yego ni nkukubwira nyine oya ubimbajije nkaho idahari no mumbwira nzamuha collab uzamuha collab cyangwa wazagwa collab nzayimuha chef umuntu ufite abafollowers 2,400-400 tugiye gutya nge na Philipita gutya tugiye kuri YouTube ngira ngo Philipita namubabaza kandi afite tugushana ifite 2,100 na The Choice Live oya turi kureba kubahanze nanjye rega muri comedy naye namwereka indi CV muri comedy mfitemo CV ariko ntabwo uragira channel 100 na ibyo nzabigira ariko uziko channel ya mbere bahakinze ya The Choice yari ifite 700 by'abasaba bahakinze byararangiye ibyo turi kurebana n'ibiriho none uko Philipita turi kuvuga aka kanya afite yara iyo channel batwaye yari amaze gukora video zirenga 6,000 kuri YouTube mujye mwumva ukuntu abantu bakoze none ugushaka gufata uwo muntu ugashaka kumwita umuntu uraho mwana nyine bari kwijyana uzabanyemano yafashije uza abantu yahaye ibiganiro oya urambabaje icyo nashaka kuvuga oya ntabwo twakumvikana yego rero icyo nashaka kuvuga nuko Philipita ubu tugiye ku YouTube n'ubundi twagereka bro we mwarugereka na Philipita dutege byo gutega uzamuhamagara umubwira se turebye ari byo nibyo byandi gukubeshya tuzakoresha imibare n'ibimenyetso afite 10,000 by'abasaba afite 5,000 by'abasaba uwo muntu nge nawe gute twahangana afite YouTube channel ebyiri aka kanya ziri active imwe ifite 2,150 indi ifite 2,000 ibyo bitatu uri kuvuga kandi ifunguye vuba iyawe imaze igihe kingana gute ni wowe ifunguye muri 2022 ryari twari turi iye ifunguye mu mwaka mu mezi ya vuba ariko uvuze gushaka ikigo gereka nkubwire
umva ubwire ahubwo niwe kigo udashaka no kundakaza indi kurakaza sibyo Philipita numva uri kumuvugira wagira ngo agwaka inyuma wagira umugore wawe wacyuke umunwa wahiye anyita umutingani Philipita kumbona bamuvuye Philipita niso si data si mama ariko Philipita wimusebya kubera yuko Philipita yafashije abahanzi benshi no baracyabafasha uwo umuhanzi ubundi iki kirego cy'abahanzi nakakijemo kuko nge nzi uko kuri coding uko bimera nzi gukora video ariko ndi umuntu ndeba ndareba uri n'umu DJ si ndi umu DJ nuri n'umunyamakuru Philipita ibyo ni ibintu bitatakora none ushaka iki kuri Philipita uramukunda aho yasuka umukunda icyo nshaka kuvuga ni iki usebye umuntu mbireba nago ndi kumusebya turi kuvuga nese afite ibihumbi 5 man no si ibihumbi 5 nibyo Philipita afite na telefone afite cani irenze imwe afite cani irenze imwe ndayizana cano rega indi cano n'ubunyamakuru kubyumva uri kuvuga kuyubuhanzi turi mu buhanzi hanyuma wowe uri kumusebya iyo cano yawe ni y'ubuhanzi gusa jewe cano yawe ni y'ubuhanzi ndabyemera we ni y'ubuhanzi gusa hoye je nabishiriye hamwe kubera ko warakombinye kubera ko utiyizeye nibyanye n'ubuhanzi ese ubundi buhanzi ni iki ubuhanzi ni iki turi kuri kota y'ibintu by'indirimbo nawe umbwiye ubunyamakuru rega ubunyamakuru ntabwo ari ubuhanzi uvuga inkuru z'abandi bahanze ariko uburyo yivuzemo nicyo bita art nibyo bita igihangano umunyamakuru nese Philipita art afite wankangisha niyihe ko nanjye ubwo turi mu makuru yakoze indirimbo yafeaturinze na Dramati yafeaturinze na Marina ari umustar usugera mu gihe usujya mu kintu cyo ko ari umustar kuvuga indirimbo kandi kigenda umustar si umustar isi ariko arakurusha izina nongeye kugereranya ibyo sinabihakanye Philipita ndushize nawe ari kurusha ariko muri kano kanya ari gukora indirimbo ikagira ibihumbi 3 mu minsi 3 nicyo twari turi kurebaho siwe gusa Neringabo ko yayikoze iri muri bingahe nawe tumuvugeho se Neringabo mureka nose we nazina afite Neringabo mureka ararifite nose ubu nawe kuba yarahiye kuri iyo video tuvuge ngo izina ni iki ahubwo izina ni iki kuko nujya kwizina na Dusaba Imana afite izina Dusaba Imana ni n'umuhanzi kuko Dusaba Imana kano kanya nabwo ubundi ubagereranya rega none tugereranye Philipita na Dusaba Imana tubagereranye yego ari Dusaba Imana na Philipita ninde muhanzi ukomeye ngo Dusaba Imana akiyumuje yewe reba aya namwe mwakabije Dusaba Imana usijya umenyewe mu buhanzi nyine cyo ndi kuvuga ntacyo uvuga abanza ubwirye wamenye mu buhanzi aciyemo igihe none Philipita nawe aciyemo igihe turi kureba ku gihe cy'aba legend urumva Dusaba Imana yakoze indirimbo yitwa Michael Jackson yego urayizi Philipita yakoze indirimbo yitwa Mata akwemujene si Philipita gusa ubanza ushaka ko Philipita aza kugukinira indirimbo yawe wenda mu budije aranye indirimbo ngende umuhanzi icyo ndi kuvuga ntabwo njye wowe icyo ugomba kwemera cyo aka kanya Philipita yego kuko bati Philipita ari kugwirirana mu ndirimbo kuko banza se wumva banza wumva views ntago rwose ntago yakabaye gusebye kuko banza nyine wumva nagana amashusho views ntago ushaka views ni iki se wiza software YouTube yego reba nasinzi ikibazo afite sukugura inzira wowe kwishyira umeze umuryakariho ari mvugishije uburyakari ahubwo no kugira ngo wowe ko umuntu ari kugwirira nari mu bibazo ugashaka kumufasha kuko abandi bamutaye nanjye ndi mu bamutaye kandi woko icyo agomba gukora improvement yongera agire bya bihumbi 100 yagiraga mu munsi bya bihumbi 200 wishaka kuvuga ngo umuntu ari kugira ibihumbi 20 mu minsi 7 jyaho turebe kuri YouTube tunabyereka n'abantu ahubwo bajye kuyireba wenda reka ibyo tubireke none icyo ngire ari kumwe na Renesano sarenze se wayi Philip nyine ibaze ushiraga akadomo yego suri umuhanzi yego ubundi kugira ngo indirimbo ishye ibure views byatewe n'iki byatewe n'uko indirimbo ari mbi bigaterwa n'uko indirimbo nta promotion yakorewe urumva wenda ibyo bintu bibiri nese Philip tabuze promotion ujya kuvuga ko yayipromotinze se akaba ari bwiri gushya reka da Philip ntabwo yasharinze se ntabwo yapromotinze byagenze wowe jya ubanza umbaza amakuru mu jane banyabara uploadinga apana Philip indirimbo yayishyizeho iba terminated terminated kubera iki tuzatura akantu kose uko nimba uri kwa uploadinga abandi ntibe terminated we ikaba terminated hari impamvu aho naho turashyiraho akabazo gute Philip we uploadinga bikaba terminated oya ariko na ba Deben ibyo byababaye indirimbo zivaho na ba Kade nabandi na ba Chris n'abantu benshi byagiye bibaho ya terminated byasiba okay yabonye strike umujene yatuma nivati kuvamo
Okay, reka twikomereze ibya Philipito tubireke. Philipito wagira n'umugore wawe kabisa. Oya ntago ari iby'ubugore bwanjye ariko nanone ntago wasebye umuntu nka Philipito. Ntago ndi kumusebya uko niki? Dukomeze. Yego, dukomeze. Ahubwo reka mwibwire breaking iriho aka kanya mu binyamakuru. Apotre Mignone uramuzi? Ndamuzi cyane. Nyiri Grace Room. Yego. Nyiri Grace Room Ministry. Yego, kuri YouTube. Yego. Nahandi arabakorera aka kanya isotse mu binyamakuru. Aka kanya ubutuvugana kanze ngusomere. Rwanda Governance Board. Rwanda Governance Board uzi cyari cyo? Rwanda Governance Board. Rwanda Governance Board. RGB. Yego. Ni urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Yego. Basohoye itangazo rigira riti Kigali kuwa 10 Gicurasi 2025. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruramenyesha abantu bose ubwo nawe urimo. Ukumva? Nanjye ndimo. Ngewe nda Apotre. None ni itangazo riba rireba abanyagihugu bose. Okay. Yego. Cyane cyane nyine urumva nuko arabanje kuvuga Apotre arenze korera aba Apotre nabo turabageraho nabo uraza kubyumva ibyabo ruramenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room na Ministeriya ihuriwemo n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere. None se ibintu undi bashizeho bigezeho bitangaza uko biri kose bashizeho cyane byandi nyine kwa gundi bafunga insengero kumwe bafunga insengero nka bimwe byabaye mu bihe byatambutse oya ariko n'ubundi ziransengero n'ubundi byo zaziraga nuko zabaga zifite ibyo zitubahiriza kuko ntago ari insengero zose zafunzwe nyine urumva rero bivuze ngo hari ibintu bavuze urusengero rugomba kuba rwujuje yego batari bujuje nibyo ariko bari bamaze igihe bamaze igihe nyine bakora none se kuba waba umaze none se ubu ngubu umaze igihe mu bujura bakagufata byakuraho ko wari umaze igihe kinini none se ariko biratandukanye ubwo rega bafite na community nari gisoma Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'intego z'iyi Ministeriya nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Barakomeza hasi imiryango yose yanditswe na RGB isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo kandi ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa. Muri make niba uje kwandikisha idini cyangwa itorero ryawe cyangwa ministeriya yawe ukumva uba ugomba kuba ibyo uje kwandikisha ibyo mukora ari nabyo uvuga ibyo ukora ari byo uvuga hari ibyo uvuga ngo nzakora ibi yego we yavuze ibyo azakora muri make ikigaragara kiri muri iri tangazo nuko ibyo we yavuze Apotre Mignone ibyo yavuze nka Grace Room igomba kugikora atari byiri gukora yego barakomeza bati gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo ku rwego rw'ubutegetsi. Ari kumva icyo kintu ibihano byo ku rwego rw'ubutegetsi harimo no kwamburwa icyangombwa cyiyandikwa cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. Muri make babambuye ubuzima gatozi Grace Ministry bayambuye ubuzima gatozi none ubwo kukwambura ubuzima gatozi ubagaze burundu urumva nyine iyo bakwambuye ubuzima gatozi ako kanya ntago bawemereye gukora kuko ntago ufite ibyangombwa ariko urumva baramutse bongeye bakagenda bakagaragaza ko bagiye kwikosora ngenekereza yuko ako ubuzima gatozi ni ikintu cya danger ubuzima gatozi ni uvuga ati ubundi ubuzima gatozi ni uvuga ati iyo ubuze ubuzima gatozi upfuye bivuze ngo nimba babambuye ubuzima gatozi ubwo kano kanya oya aka kanya byo Grace Room abantu basengeragamo rwose mbaye mbihanganishije habayemo yuko ibyatangajwe cyangwa ibyo bandikishije muri RGB atari byo aka kanya
byagaragaye ko bakora. Ni ukuvuga ngo ubu aka kanya abantu bose basengeraga kwa Apotre Mignone muri Grace Room Ministry, ubwo kano kanya gusenga byahagaze. Yabaye bihagaze. Ahubwo icyo narasobanukirwa wenda n'abantu. Gusenga ntabwo byahagaze, gusenga ntabwo byahagaze. Hahagaze gusengera. Gusenga n'undi urakomeza musengere mu mitima, ahubwo guterana, guhura. Nicyo cyabaye gihagaze, ariko mu mitima murakomeza musenge, ntabwo bivuze ngo kuba bavuze ngo mwe muhagaze. Ahubwo ikintu nge nakibariza abantu mudukurikiye, icyo narasobanukirwa ese ko no kuri YouTube hajyaga baho ama live stream ya Grace Room, ese biracyakomeje byo nibyo narasobanukirwa. Abantu mubizi mufite amakuru ahagije muduhe muri comment, kuko tugomba hano kujya dusangira ijambo kuri muri Empire. Ariko nge ku gitekerezo cyane ubwo ndumva ko nimba kuri YouTube bacishagaho ibiri kubera hehe muri icyo cyumba, bivuze ngo rero n'icyo cyumba bagihagaritse, ubwo na YouTube urumva biragoye, keretse bakoreye nka online, bagasengera online. Kuri YouTube urumva bari online, ariko kireka ahubwo we agiye abwiriza ari online. Ako sinzi niba byabyemerewe nabyo, nibyo turabimenya, nabyo tubimenya tuzababwira, ntimugire ikibazo ahangaha. Tukiri ku bintu rero by'amatorero, ese ubibona gute Kezi? Ubibona gute abapasiteri b'iyi minsi bo kuri YouTube? Ubibona gute? Tubona bimeze bitubundi, bari abantu koko ari abantu bo kuyobokwa n'ingabo. Abapasiteri muri iyi minsi ni isazi, ubona ari ukwishakira indonyi nk'uko bamwe bajya babivuga mu makomenti. Ni isazi abapasiteri muri iyi minsi, kumva ngo runakasambanye na runaka, ngo uyu mugore ngo runaka, ngo nawe na runaka. Nyine umupasiteri asigaye akora ikintu rwose ukavuga ati rwose Imana noneho bayitesheje agaciro, no bayambuye ubusa ku mugaragaro, ugasanga umuntu nyine ahagarariye abantu nk'ibihumbi nka 5. Rero umuntu ahagarariye abantu ibihumbi nka 5 bimukurikira, bimufata nk'intangarugero. Tutararenga kuri Apotre Mignone, ni kugira ngo nkubwire uwitwa Bakame ukina Bakame nagize ni Bakame umugardiye, ni mu Twitter yagize gutya yarapostinga kuri Twitter ye, aravuga ngo reka mwite intumwa ya Satani ku isi mama w'ikinyoma. Ubwo ninde bivuze? Bamwita Bakame cyangwa incakura kuri Twitter. Ariko ukuntu hitwa incakura, ako kantu kanote incakura, namwe mujya mwibaza nyine abantu mukurikira ngo incakura, ngo reka mwite intumwa, urumva, intumwa ya Satani ku isi mama w'ikinyoma. Ariko ntabwo ni kubeshya byisomere. Urikumva uyu ni mushiki wa Apotre Gitwaza, urikumva ese ni mushiki we Gitwaza, nibyo se kubiri kose ubwo nibyo nose yatangaza amakuru atari uyu mujene uzavuga ngo uyu mujene uzavuga ngo umuntu ngo Satani yaramutumye nk'aho abizi neza. Reka manze nkubwire ibyo yavuze wenda ubone kugira icyo bivugaho. Ngo nakibura Bakame buranda kubwira tunaganire. Uyu ni mushiki wa Apotre Gitwaza mu kwitwaza ijambo ry'Imana bagatuburira abanyarwanda. Ni mushiki wa Apotre Gitwaza mu kwitwaza ijambo ry'Imana bagatuburira abanyarwanda. Wamuza nawe isi yose tureba, nkamubaza ikibazo kimwe cyo muri Bibiliya, abeshya yigisha. Nyina akamubaza ikibazo kimwe cyo muri Bibiliya, abeshya ko yigisha. Ikibazo kimwe abeshya ko yigisha. Nawe nyumvire nyine, ibaze, reba umuntu nka Apotre Mignone, reba abantu bose yasengeye, reba abantu bose yabatije, reba abantu bose bari baragiye mu byaha, akaza akagira gute, akaza akababatiza, akabereka inzira nziza yo kumenya ijambo ry'Imana, kumenya Imana, kuyoboka imini, kumenya iyobokamana. Ariko ugasanga umuntu nka Bakame ngo incakura arifashe aravuze ngo ni umuntu uhagarariye Satani ku isi. Ese mbere na mbere ngira ngo nge mvuga tunabwire ibyo bijama bino bijama byagiye bikora utu account. Ese abantu sinjije sibyo, abantu sinjije, umuntu ahitamo icyo ashaka. Nimba umuntu ahisemo agahitamo kujya gusengera hano, yego, afite impamvu yagiyeyo. Nimba umuntu avuze ati ndajya kuba umuyisilamu, afite impamvu yagiye muri Islam. Nimba umuntu agiye ngo nshinze Grace Ministry, Grace Ministry, turimo kuvuga ku bagiyeyo, kuko urumva icyo gihe yasavuga ko abantu bagiye arinjije, kuko nimba abantu bagiye kwa Sekibi, muri make niba uvuze ngo umuntu ngo ni intumwa Shitani, bivuze ko n'abantu basengera ni injije. Icyo ushatse kuvuga, niba uvuze ngo abantu basengeraga muri Grace Room, we Bakame mubwire, niba uvuze ngo abantu basengeraga muri Grace Room ngo bari bayobowe cyangwa bari bahagarariwe na Apotre Mignone, ngo kandi Apotre Mignone umwise intumwa ya Sekibi ku isi, ubwo ushatse kuvuga ko abantu bose bakurikiraga Apotre Mignone bakurikiraga Sekibi Shitani.
none se ubwo ibyo bintu turetse kubeshya uri kutugira inama urimo uratwereka aho tugomba kujya gusengera nyine kutari kurenzaho ikibazo niyo navuze ngo basi mujye musengera mujye musenguku abantu nabo rwose bo kuri Twitter bamwe na bamwe bafite ibibazo bikomeye cyane ukifata ukavuga ngo umuntu nka Apotre Mignone umuntu umaze gusengera abantu bangana kuri wafasha abantu bari aho ngaho man from nowhere abantu bavuye hariya bari mu byaha yari umuntu ari umusinzi yari umuntu udasenga yari umuntu udafasha yari umuntu uri aho ngaho wataye Imana wataye ijambo ry'Imana ariko akifata akamwita se ikibi Ivani nagira ngo turebe buriya umunyarwanda yaravuze ngo yego nta nkuru ivugira ubusa ni amaguru ni inkuru nta nkuru ivugira ku musozi gusa cyangwa nanduro bavuge nanduro